Audio ya kabiri iyerekwa cyangwa ubuhanuzi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani mu gihugu cya Norway. Ibi ngiye kubasomera muri audio ya kabiri byahishuwe n'Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani mu iyerekwa ryahawe umukecuru w'imyaka y'ubukure isaga 90 y'amavuko wo mu gihugu cya Norway mu Burayi. Ni iyerekwa ryerekana ibihe by'imperuka uko bizaba bimeze, ryerekana ibizabanziriza kugaruka kwa Yesu aje gutwara abe mu ijuru n'ibizakurikiraho ku isi. Kandi ni iyerekwa ryerekana intambara rurangiza ya gatatu y'isi yose izabera mu Burayi. N'ubuhanuzi rero, Imana yeretse uyu mukecuru ibimenyetso bitanu byerekana uko umuco w'abantu uzaba umeze muri iki gihe mu bihugu byo ku isi, cyane cyane ibihugu bikize cyane ku isi. Ibimenyetso bitatu nabisomye muri audio ya mbere. Muri audio ya kabiri ndasoma ikimenyetso cya kane n'icya gatanu. Ndaza gutinda ku kimenyetso cya gatanu ngerageze gusobanura uko numvise cyangwa nasobanukiwe ibivugwamo. Ikimenyetso cya kane umukecuru yavuze niki: mbere yuko Nyagasani Yesu agaruka gutwara abakunzi be, itorero rye, umubare wa sitasiyo za televiziyo na gahunda za televiziyo biziyongera cyane cyane. Ingaruka zabyo ni ukwiyongera kw'icyaha cy'ubusambanyi mu bihugu byinshi ku isi, icy'urugomo no kwicana. Abantu nta mutekano bazongera kumva bafite mu mihanda. Ni nako bizagenda ku byerekeye radiyo. Umubare wa sitasiyo wa za radiyo uziyongera cyane na porogaramu za radiyo. Abantu bazajya bumviriza ibiganiro bya radiyo na televiziyo buri munsi hose ku isi mu bihugu byose, kandi barebe muri televiziyo ubwoko bwose bw'urupfu bwo kwicana, uko abantu bicana muri televiziyo kandi bumva ibyo biganiro bibiteka. Abo mu miryango yose n'ingo nyinshi bazajya bareba kandi bumva iteka ibibi mu maradiyo, barebe iteka ikibi muri televiziyo, ndetse benshi bizaba bibashimishije. Umukecuru arakomeza ati, ibi nabonye ndimo nkubwira bizabaho rwose kandi uzabibona n'amaso yawe. Ibifatwa nk'ibyiza muri iki gihe cya none bizashyira muri kiriya gihe kizaza, kandi bibi muri iki gihe cya none bizafatwa nk'ibisanzwe muri kiriya gihe kizaza, ndetse byitwe byiza, ndetse byemerwe n'amategeko ya leta. Ikimenyetso cya gatanu umukecuru yavuze ni iki: abantu benshi bazaza i Burayi bava mu bihugu bikennye, bitateye imbere, bidafite amajyambere. Bazaza ari abimukira mu Burayi, mu bihugu bikize no muri aka karere ka Scandinavia na Norvège. Hazabaho urujya n'uruza rw'abimukira ku buryo abanyaburayi bo mu bihugu bikize cyane bazatangira kubareba mu buryo bubi, babinubiye, ndetse biyemeze kubagirira nabi no kubasubiza iwabo iyo bavuye ku ngufu. Icyo gihe icyaha cyacu kizagera mu rwego rwo hejuru. Noneho mu buryo butunguranye kugaruka k'umwami Yesu bizabaho ngo mu guhumbya, kandi intambara ya gatatu y'isi yose nayo izahita itangira ibe. Ariko iyo ntambara ya gatatu y'isi ntizamera nk'intambara ya kabiri y'isi, kandi ntizatinda. Muri audio ya gatatu muraza kumva ibintu bitanu bisobanura impamvu ki intambara ya gatatu y'isi izaba itandukanye n'intambara ya kabiri y'isi. Ni mukecuru ubwe uza kutubwira ibyo bintu bitanu, nanjye ndaza gusobanura icyo mbizi ubu. Murakoze, Yesu ashimwe.